Imwe mu nkuru zihora zigaruka umunsi ku wundi ni inkuru birumvikana ya perezida wa Uganda Museveni ndetse na Kizza Besigye, umwe mu bagabo bamaze imyaka myinshi bahanganye mu birebana na politiki. Muri iki gihe bwo noneho inkuru iri kugarukwaho cyane ni uburyo uyu mugabo witwa Kizza Besigye amaze igihe kirekire afunzwe mu buryo abantu bagiye batandukanye bagenda bashyiraho comment zabo, by'umwihariko kuko muri iyi minsi amaze igihe kirekire atakinywa muri rusange, abayeho gutyo iminsi ibaye myinshi muri rusange. Ariko perezida Museveni yavuze ko ibyo ngibyo biba byihitiyemo uwo mugabo ufunze, ati kandi ikindi ntabwo kuba umuntu arimo kwigira gutya na gutya, ati hari inkiko zikurikirana ibyaha, ati ibikorwa byose dufite abaganga bagomba kumwitaho, ati ntacyo yabuze. Mbega agaragaza ko ibyo abantu bavuga byose birengagiza yuko uyu mugabo n'ubundi asanzwe afite ubuzima muri gereza aho aba, n'ubundi hari abakurikirana ubuzima bwiwe kandi agikurikiranwe n'inkiko. So rero uyu mugabo ufunzwe Kizza Besigye afite umugore w'umunyabigwi mu birebana na politike, ariko noneho akaba yaranagize n'uruhare mu rugamba rwo kubohora Uganda, niko umuntu yavuga, muri za 1980. Rero buri gihe hakunze nanone kugaruka ikirebana no kuba n'umubano wihariye perezida Museveni yaba yaragiranye n'uyu mugore. Ni ibintu bikunze kugarukwaho, abantu bavuga bati mu by'ukuri uyu munsi perezida Museveni agize gute, yigize kugiranaho umubano n'uyu mugore. Uyu mugore rero mu bihe bitandukanye ntabwo yagiye akunda gushaka kubivugaho. Hari n'igihe umunyamakuru witwa Andrew Mwenda yigeze gusa nk'ushaka kubizamura nanone, ariko uyu mugore asa n'uvuga ko mu by'ukuri ibyo byose bizagaruka mu gitabo uyu mugore yararimo agira gute, yararimo yandika, yitwa Winnie Byanyima, umugore wa Kizza Besigye. Uyu umugore wa Kizza Besigye rero uyu munsi nanone ubwo yaganiraga na Next Radio, iyi nkuru yongeye kugaruka. Ni inkuru nakubwira ko imaze imyaka myinshi izenguruka, kuko muri 2004 hari ikinyamakuru cyo mu Bwongereza kigeze kugira gute, kigeze kubyandika kivuga kiti The Tango Tale of Love and Betrayal that links by Talivos. Ati nyine bagaragaza uburyo ki hari Kizza Besigye uhanganye na Museveni, ariko noneho Kizza Besigye akaba noneho anatunze umugore wigeze kugira gute, kugira naho umubano wihariye cyangwa se kuba mu rukundo na Museveni. Mbega bagaragaza ko hari impamvu nyinshi zishobora kuba zagira gute, zatuma abagabo koko barebana ayingwe. So rero igihari muri minota cyangwa se muri akanya mu kiganiro Next Radio yagiranye na Byanyima aho yagarukaga ku buzima butoroshye umugabo wari kunyuramo, agaragaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Yagarutse noneho Byanyima ku mubano wiwe na President Museveni, avuga ko mu by'ukuri uyu mugore mu butumwa mu buryo bwiwe yavuze ati wari umubano, ati it was a normal relationship with President Museveni. It had some challenge and I left it, but it is not relevant to the political discussion. Ati hari umubano, hari urukundo twagiranye na President Museveni, ati noneho rugira ibibazo bitandukanye ndarureka, atari kundumva atari ibintu twagakwiye kuba tuganiraho mu buryo buri politiki. Aho ngaho urumva ko yemeje noneho ya makuru yuko mu bihe bitandukanye cyangwa se mu myaka yatambutse yigeze kugiranaho umubano na President Museveni. Ibintu bari baragiye bakomeza kugenda basa nk'abavugaho, ariko ugasanga nta bizibiti bihari, cyane cyane ko nk'uko bigaragara uyu mugore yagize gute, yanakuriye yanakuze yakuriye hamwe na Museveni mu bihe byatambutse. Nubwo umuntu yavuga ko wenda batari mu myaka imwe cyane, ariko ni abantu bafitanye amateka maremare yo mu bihe byagize gute byatambutse. So rero byatangajwe na Byanyima Winnie cyangwa se umugore wa Besigye, uhora avuga ko rwose mu by'ukuri yiteguriye gukora icyo ari cyo cyose, ariko ibintu biba muri Uganda bigasa nk'ibihinduka, uburyo umugabo wafashwe bigahinduka, kuko agaragaza yuko ngo Museveni ngari kugenda akura, ngari mu myaka irenga 80, ngo noneho ngo akaba afite ubwoba bw'ikizaba nyuma yuko agize gute avuye ngo ku buyobozi. Ariyo mpamvu ngo yaba agenda agerageza nyine kugenda yikuraho aba oppositionnaire. Uyu munsi Museveni nk'uko bihari cyangwa se bigaragara afite imyaka 80.
irengaho iminsi, kuko yavuze ku itariki ya 15 Nzeri 1944. Ntabwo bavuga ko ari imyaka myinshi cyane, kuko n'aba Joe Biden bayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafite imyaka irenga 80. Uyu munsi Trump uyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko gutorwa ntari mu myaka 80. Ntabwo ari imyaka myinshi muri politike, cyane cyane ku muntu yimazemo igihe kirekire. Ariko nanone umugore we agaragaza ko imyaka ari myinshi, ari nayo mpamvu Museveni atangiye kugenda agira ubwoba bw'ikizaba. So rero nyuma y'uko uyu mugore agarutse ku buryo yagiranye umubano wihariye, urukundo n'iki na Perezida Museveni, General Muhoozi cyangwa se umugaba w'ingabo za Uganda, akaba n'umuhungu mukuru wa Perezida Museveni, yahise aza rwose agaragaza ko ibyo bintu uyu mugore avuga ati byari nko nyine, ati uyu mugore yashatse kwinjira mu buzima bw'urugo rwa Museveni atari ko biramunanira, kuko ubundi uko bivugwa ko Museveni yahuye na Byanyima babinjira mu byo bijyanye n'inkundo, mu gihe uyu mugabo Museveni yari arimo kurwana urugamba rwo kubohora Uganda muri za 1980. Ariko icyo gihe harashize imyaka ijya kugera n'ubundi mu 10 Museveni ashakanye na Janet Museveni, kuko Janet Museveni umugore wa Museveni bashakanye mu 1973. So rero niho General Muhoozi cyangwa se umuhungu wa Museveni yahereye avuga ati mu by'ukuri ati washatse kwinjira mu rugo rwa data ariko ntibyagukundiye, ati there was nothing normal about your relationship with my father, ati nta kintu gisanzwe cyari gihari ku rukundo rwawe na data. You found a happy home and tried to wreck it, ati wabonye urugo rwiza ruhiriwe atushaka kugira gute kurusenya. You are a disaster of a woman, ati uri umugore w'icyago, ati uri umugore w'icyago. You didn't live, ati wanze kuva mu buzima bwa data. MJ ati noneho data aza kuza kuguta hanze y'urugo, ati mu 12 1986, ati agutwara mu modoka, ati noneho ugenda urira, ati usanga ababyeyi bawe. Byumvikana ko nyine ni inkuru ndende, ni inkuru ntabe niyabihakanye Muza Kainerugaba yagaragaje ko ibyo bintu byabaye, ariko mu by'ukuri icyabaye ari uko uyu mugore yashatse kwinjira mu rugo rusanzwe ruhari rwimereye neza. Mu bihe rero kandi bitandukanye uyu mugore Winnie Byanyima yagiye avuga agaragaza ko rwose umuhungu uyu Muhoozi asa n'ugize gute n'ufite ikibazo mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Ni ibintu kandi none yongeye kugaruka muri iki kiganiro yagiranye na Next Radio, ati buryo yitwaramo ntago ari uburyo bwa kiyobozi, ntago ari uburyo bw'umukomando kuko uyoboye abandi. Uyu mugore yavuze ngo ahubwo icyo abona ko General Muhoozi Kainerugaba akeneye ubufasha mu birebana n'ubuzima, ati kuko akeneye gufashwa, kuko mbona afite ikibazo ibintu avuga, ibyo apostinga, ibyo akora, atubona ko mu by'ukuri hari ikibazo agize gute afite. Uyu mugabo rero witwa General Muhoozi nawe utajya utinzamo yahise aza noneho amusubiza agira ati ntago sinzi niba nabona ikinyarwanda kiboneye, ariko ni nko kumubwira ngo ni igitutsi, ikintu cyo kumera nk'igitutsi, cyangwa se reka mbivuge wenda mu buryo bugize, yamubwiye ngo ziba reka ariko mbivuga yuko ariko yagize gute, yamubwiye ati zibava mu ibyo ngibyo, byo kuvuga ngo nkwiriye kujya kugira gute, nkwiriye guhabwa ubufasha. Abantu rero benshi bagiye bagaruka kuri iyi Nuza bagaragaza yuko uyu mugore Winnie Byanyima nk'uko byagiye binaba mu bihe bitandukanye atagakwiye kuba avuga kuri General Muhoozi, kubera ko nawe afite umuhungu witwa Ansarme Besigye wigize nk'umukobwa. Ibintu byagiye bikomeza kugarukwaho, abantu bavuga bati se uyu muryango wa Byanyima Winnie ku kiba byaye umuhungu wigize umukobwa, uyu musore akunze kuba iminsi myinshi yambaye nk'abagore, ariko bivugwa ko ngafite atari umuntu nyine ubana n'abakundana nabo bana bahuje ibitsina, ahubwo ari ubuzima bwiwe nyine bumeze buryo, cyangwa se ariko yahisemo kujya yambara cyangwa kugira gute. Rero bavuze ko atagakwiye kubavuga kuri General Muhoozi, ariko none hari n'abandi bagiye bavuga batari ko mu by'ukuri ati mu mico itandukanye ya Afrika, ati bavuga ko umwamikazi wafashe umutima w'umubyeyi wawe, cyangwa se umwamikazi wakundanye na so, cyangwa se wakundanye na so nyine,
aba ari umubyeyi wawe. Ati rero so yes, have some respect for your mother. Ati rero ukwiriye kugira gute, ukwiriye kuba witwara neza kuri Byanyima Besigye aho ngo babwiraga Muhozi ati kuko nyine niba yarakundanye na so ati byumvikana ko n'ubundi nawe n'undi mubyeyi wawe and all other political prison. Bagaragaza ko kandi General Muhozi yagabaye arekura abantu bose batavugwa rumwe n'ubutegetsi bwa se, ati noneho bakagira gute politiki gakinwa mu buryo busanzwe. Rero uru rukundo rwa Byanyima na Museveni ni urukundo rwagiye rukomeza kugaruka mu nkuru zitandukanye, abantu bagaragaza ko mu by'ukuri nyine umubano w'aba bantu wabayeho, cyane cyane ko bigaragara ko atari n'abantu bamenyanye byonyine muri iyo myaka y'1980 1986 abwo ari abantu bamenyanye by'igihe kirekire kuva uyu mukobwa akiri mutoya. So rero Winnie Byanyima ubundi yavuze ku itariki ya 13 Mutarama 1959 avukira muri Mbarara mu burengerazuba bwa Uganda. So uyu mugore rero yize mu mashuri atandukanye, aho yize mu mashuri agiye atandukanye, aho papa we ni umwe mu bantu kandi nanone b'abanyapolitike bakomeye babayeho muri Uganda, yitwa Boniface Byanyima. Noneho hakaza kandi na mama wiwe wari umwarimu witabye Imana muri 2008. Winnie Byanyima rero yize mu mashuri arimo Mount St Mary muri Mukono district mu karere ka Mukono. Aza rero kubona ibigendanye n'impamyabumenyi cyiciro cya kabiri cya kaminuza yakuye muri kaminuza ya Manchester mu Bwongereza, ariko yakuye muri kaminuza ya Manchester mu Bwongereza mu birebana na aeronautical engineering. Ni birebana rero na engineering ariko irebana no kurepara indege, bendera ko umuntu bijyanye no gukora indege n'ibindi bigiye bitandukanye. Noneho ni engineering ijyanye no gukora indege, kwitunganya mu buryo bugiye butandukanye. Rero mu nyuma yaje nanone kubona kandi impamyabumenyi cyiciro cya gatatu cya kaminuza muri mechanical engineering, aza rero yayikuye nayo muri kaminuza ya Cranfield. So uyu mugore yabayeho mu buryo bugiye butandukanye. Mu nyuma rero yuko asoje mu birebana na aeronautical engineering nka engineer, yakoze mu mirimo itandukanye, aho yakoreye Uganda Airline cyangwa se ikompanyi y'indege za Uganda. Mu nyuma rero ubwo Museveni yatangizaga urugamba rwo kurwana, uyu mugore nawe ari mu biyunze kuri Museveni mu ntambara, umwe mu basirikare b'inyeshyamba niko umuntu yavuga zarwananye na Museveni. Mu nyuma rero kandi Byanyima mu nyuma yaje kugira gute, yaje kurwanana n'aba bagabo bombi. Museveni icyo gihe arwana na Museveni. Besigye nawe yari indwanye ya National Resistance Army cyangwa se indwanye yizi nyeshyamba za Museveni zaje no gufata ubutegetsi n'ubu ngubu akaba kiyoboye. So rero izi nyeshyamba ubwo barwanaga, Besigye nawe yari umuvuzi cyangwa se yari umuganga wihariye kandi wa Museveni. Mu nyuma rero hagati y'igihumbi kimwe na ubwo izi ngabo zafataga igihugu, mu nyuma Byanyima yaje kuza kugirwa ambasaderi wa Uganda mu Bufaransa hari hagati y'igihumbi kimwe na 1989 n'igihumbi kimwe na 1994. Mu nyuma agaruka muri Uganda, aba mu nteko ishinga amategeko mu myaka myinshi kugera muri 2004. Mu nyuma rero yaje kugira gute, yaje kugirwa ushinzwe ibirebana n'uburinganire n'iterambere muri African Union Addis Ababa. Mu nyuma rero aza kuza kuhava ajya gukora muri UNDP muri 2006. So mu nyuma rero muri 2013 kugera muri 2019 Byanyima yari umuyobozi wa Oxfam, ikigo mpuzamahanga gishinzwe kurwanya ibirebana n'ubukene ndetse n'inzara. Mu nyuma muri 2000
2013 nibwo yaje kuza kugira gute gusoza imirimo yiwe ya manda ya mbere, aza gukomerezaho kuyobora indi manda ya kabiri nayo y'imyaka igera muri 5. So uyu mugore rero Byanyima kandi yaje kugira gute, yaje gutangira gukorera UN AIDS cyangwa se ibirebana ikigo cy'umuryango w'abibumbye, ariko noneho kireba ku birebana no kurwanya sida guhera muri 2019 n'uyu munsi akaba kiyoboye. Yagiye atanga ibiganiro bigiye bitandukanye birimo nko mu nama za World Bank Groups, kandi yagiye atanga ibiganiro mu makonferensi agiye atandukanye arimo na World Economic Forum i Davos muri 2015. Nubwo rero ufite ibigwi birebire, ufite ibigwi bigize, ashakanye na Besigye mu 1998 bakaba bafitanye umwana umwe w'umuhungu ari we Antoine Besigye. So rero amakuru yiwe nuko ko ahagaze muri aka kanya n'urukundo rwari rwaragiye ruvugwa hagati ya President Museveni, ariko ugasanga abantu ntago bagira yabigarutseho. Rero Muhoozi nawe amwereka ko agira ibyo amubwira, Muhoozi n'abantu bagira ibyo bamubwira bati wakabaye witwara neza ku mugore wigeze gukundana na so, ati buriya abameze nka mama wawe. So rero ngayo nguko turabashimiye kandi dukomeza kubifuriza kugira ibihe byiza. Niba utarakora subscribe, make sure ko wakoze subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi.